Rwanda RBA itewe ipfunwe no kuba idakorera abaturage uko bikwiye ibiturika iharanira demokarasi ya Kongo aho General Nduru yasuye FARDC kwirasaniro kujya ni Bugande cyangwa se muri Uganda aho imiti ya sida yahawe ingurube n'inkoko nyine muri iki gihugu aho guhabwa abantu reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwe mwakoze subscribe kuri Bwiza TV ndetse mukanakurikira cyangwa mukanasoma bwiza.com. Ni umwanya w'ikiganiro isanzure, ikiganiro cyo kuri uyu wa gatanu tariki 9 z'ukwa 8 z'ukwa 9 2023. Ni ikiganiro ndi kumwe na mugenzi wanjye David. Hari umuntu uvuga ngo hari umutipe witwa Jihad no uvuga ngo uko nyonyo ngo niyo ari ku popopo sinzi nagivuga. Umeze neza? Ya meze fresh sana, meze neza. Nabonye Imana ikingura nje mu kiganiro isanzure ngo tubageze amakuru agezweho. Amakuru agiye abatandukanye ngiye kuvuga ngo ay byamamare ariko nundi abo tubagezaho ayo tubagezaho yose abaraye byamamare bitandukanye yibanda ku ngeri zitandukanye yaba bato abakuru abantu benshi cyane batandukanye cyane cyane noneho rero abakunzi bacu babwiza TV na bwiza.com n'ubundi nibo tuba duharanira kugira ngo babone ayo makuru agiye atandukanye. Muri aya makuru rero turaza kugaruka kuri izi ngingo zitandukanye harimo iziye David. Turuze kubwira yuko mu Rwanda RBA itewe ipfunwe no kuba idakorera abaturage uko bikwiye ibiturubuze kubigaruka turebe kuki babivuga batyo. Ikindi mu gihe turubuze kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho General Nduru yasuye FARDC kwirasaniro turuze kubwira byinshi cyane. Hanyuma tuze kujya ni Bugande cyangwa se muri Uganda aho imiti ya sida yahawe ingurube n'inkoko nyine muri iki gihugu aho guhabwa abantu. Yego, ingurube n'inkoko nibyo birimo kubasha kwa accessinga cyangwa se kubona ibyo binini. Ni ibyo rero turibuze kugarukaho nandi dushobora kubona abagiye agera gutacara hirya no hino ariko reka duhere kuri iyi ngiyi n'ubundi ya RBA. Muri RBA ubu ngubu ikiri kuvugwa baravuga bati duteye ipfunwe nuko tudakorera abaturage. Mbese ni igisebo kuri bo. Ahangaha rero ku munsi w'ejo abizi ko mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ibigo bitandukanye birimo biragenda byitaba paka birimo kwitaba paka ku ngingo zitandukanye aho bigenda bibazwa ku mikorere byagiye bigaragaza idahwitse. Ahangaha rero ubuyobozi bw'ikigo cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA bwagaragaje ko butewe ipfunwe nuko kibanda mu bucuruzi aho kwiyegurira inshingano gihabwa n'amategeko yo gukorera abaturage. So nkuvuga ngo icyo RBA iri gukora uyu munsi wa none ni business cyane kurusha uko yakabaye ikorera abaturage. Ibi byagaragajwe n'umuyobozi mukuru w'iki kigo Ata Asimwe kuri uyu wa karindwi nyine hari ku munsi w'ejo ubwo yari hamwe n'abandi bayobozi bari imbere ya komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari y'igihugu mu mutwe w'abadepite. Ahangaha rero Asimwe yabajijwe ku mpamvu iki kigo gifite abakozi bake asobanura ko impamvu ibitera ari uko leta ikigenera amafaranga make yo kubahemba. Perezida wa PAC Valence yagize ati mutubwire kuri iki cy'abakozi bakeya cyangwa ntabo mukeneye. Imyanya y'Imirimo itarimo abakozi yashingiraga kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yakozwe kuri RBA mu mwaka ushize. Wenda ikivugwamo hano muri iyi nkuru nuko uyu munsi wa none uyu Ata Asimwe aravuga ati ntabwo uyu munsi wa none ntabwo tubona amafaranga ahagije yo guhemba abakozi. Leta itugenera 30% andi 70 tukayashakira mu bikorwa bijyanye no kwamamaza ari byo bavuga ngo hari bamwe bashinja RBA kuba idakorera abaturage ahubwo akaba yarabaye ikigo cyo kwikorera business. Usanga abanyamakuru n'ubundi bagiye batandukanye bagenda basa nkaho batavuga rumwe nayo kubera ko ngo usanga ni ikigo cya leta ariko ugasanga kirimo kiragenda gihura n'ibitangazamakuru byikorera bigahurira ku masoko ugasanga birimo biragongana kandi
yakabaye yo ibeshwaho n'imisoro y'abaturage. Ni ukuvuga ngo bo bakabaye bafashwa n'ibikomoka n'ibiva kuri leta kuruta uko bo bahurira ku kintu kimwe cyangwa se ku maproje amwe n'ibitangazamakuru byikorera. Ugasanga rero nibyo basobanuraga bavuga bati twebwe leta iduhereza amafaranga make andi tukayakura muri publicité. Nicyo gihe rero uzasanga n'ubundi bakomeje kugongana n'ibitangazamakuru byigenga, kandi nanone abaturage ugasanga barimo baragenda bakomplaininga cyangwa bavuga bati barimo barakora basa nkaho bo bashaka kugira ngo bikubire bakoresha ya mapublicité, ugasanga umuturage we arahagendera arahatikirira. Ahangaha yagarutse ku buryo uyu munsi wa none ibitangazamakuru mu bigo bitandukanye hirya no hino ku isi usanga ibya leta ntabwo uzigera ubibona biri mu bintu byo kurwanira amasoko ngo za banki runaka ngo ziraza kwamamaza n'ibindi bitandukanye nk'uko tujya tubibona inganda runaka zikumva yuko ngo zigomba kujya kwamamaza muri RBA. Akenshi usanga nyine ibyo bigo mu zindi media zo zifite uburyo zikora hagacaho ibikorwa bifitiye inyungu abaturage. Biriya bya business kwirirwa umuntu avuga ngo ushobora guhahira hanaha, ibyo byose babirekera nuza private sectors. Anga rero yasabaga yuko ndetse avuga yuko bari mu biganiro kuri ubu ngubu kugira ngo harebwe icyakorwa kugira ngo kino kibazo kibashe gukemuka. Hako rero David, ugendeye kuri no statement niba kuko nyine bagomba kwishakira aya mafaranga cyangwa se no percentage yo bishakira batagenerwa na leta, ku rundi ruhande wabumva ahangaha birumvikana bitewe n'abakozi bakoresha, ahubwo iri pfunwe sinumva ko ari bo bakabaye bibreminga kuko babakoze nge nabavugira baba bakoze ibishoboka byose kugira ngo ahangaha iki yabivugiye ni intego. Hari intego ikiriya gitangazamakuru cyashyizweho, hari ibyo cyari kigamije inyungu wenda target ni ugukorera abanyarwanda, ntabwo ari ukubabwira ngo ujye ngo guhahira hanaha ngo hano urahabona ibi n'ibi. Ni ukuvuga target ni umuturage bakaba nk'isoko y'amakuru cyangwa se y'isoko yo kubeshaho umuturage. Nubyuka mu gitondo ukavuga ngo ukeneye kumva amakuru ku gitangazamakuru cya RBA hagashira iminota 20 bari kwamamaza, ibyo ntabwo ari byo abaturage bakeneye kumva. Bakeneye ibyo bafite ahandi hantu bazajya kubyumva, ababikeneye. Niyo mpamvu rero wa mugani batagomba kugira gute, batagomba kurwanira amasoko na private sectors nazo ziba zigomba kubaho. Hanyuma nawe muturage kandi nawe bagomba kumenya aho igihugu kigeze, abagomba gutera imbere akamenya iwabo bimeze gute, inyongera musaruro zikomoka kuri ibi bimeze gute, amaterase y'indinganire agomba gukorwa gute, ni gute urwanya kirabiranya mu mibyare. Ibyo aho kugira ngo abyumve atajya kumva ngo jya guhahira hanaha n'ibiki. Ni muri ubwo buryo rero buriya bamugani leta igomba kugira gute, igomba ubundi ibigomba gufandinga cyangwa se gusponsoringa RBA rwose, ahubwo ngiye numva ni yana sponsoringa rwose kuri percentage iri hejuru cyane, cyangwa se niba bimeze bityo kuko n'ubundi uzasanga zino private media nazo zikora nk'ibyo RBA ikora, byo hose leta ibagenera amafaranga, babwiye ati mufata amafaranga bayagabane none bose bahangana. None ayo ngayo ntabwo yaboneka, uzi icyo gihe niba ataboneka ubwo leta nifate amwe yabagenera ibonye, noneho abandi nabo basigare bahanganye na zino private industries abariho bajya gushakira ibiraka. Reka tutegereze turebe, ariko ubwo wenda ikibazo cyagaragaye ndakeka ko bishobora kugira gute kuvaho byizwe bikajya no mu bikorwa, ubundi RBA ntirwanira amasoko na private sectors. Reka tujye muri Uganda. Muri Uganda ho imiti ya sida yahawe ingurube n'inkoko aho kugira ngo bihabwe ababigenewe. Ni mu gihe mu minsi yashize nigeze kubona muri Kenya niho abaturage na hano muri Uganda ariko hose byari bihari, abaturage bavuga yuko kugira ngo uzabone imiti bigoye cyane kuri bano bantu bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida.
ahangaha rero noneho muri Uganda ya miti yakabaye ihabwa abantu ikiriho nuko irimo kwiherebwa amatungo reka tuyihe amatungo yacu kugira ngo ahangaha icyo mbasha kubona ni uko ngo bifite ikintu ni ukuvuga ngo niba bahaye iyo miti aya matungo ngahita kuri uyareba siri purasi ugasanga mbese ni nk'indonke twabyita indonke ni ugushaka indonke mbese mu yandi magambo watunyuriramo tukumva uko bimeze ahangaha abagize inteko ishinga amategeko ya Uganda bagaragaje ko bafite impungenge nyuma y'ubushakashatsi bwagaragaje ko hari abakozi bo muri iki gihugu bafata imiti igabanya ubukana bw'indwara ya sida bakayiha amatungo harimo ingurube n'inkoko bagamije kuyabyibushya cyangwa kuyavura indwara zitandukanye ahangaha nyine niyo mpamvu usanga iyi miti ikomeje kugenda ibura ni isesengura ryatangiye gukorwa na komisiyo ishinzwe kurwanya agakoko gatera sida mu nteko ishinga amategeko ya Uganda nyuma y'uko kaminuza ya Makerere ishyize hanze ubushakashatsi bugaragaza ko iyi miti yagiye ihabwa amatungo ubu bushakashatsi bwakozwe n'ishami rya kaminuza ya Makerere ryigisha ibijyanye n'ubuvuzi n'ubuzima mu gace ka Rira bwagaragaje ko mu nyama z'inkoko zagiye zipimwa mu masoko atandukanye izigera kuri 33% byagaragaye ko zahawe imiti igabanya ubukana bwa sida ku ngurubeho iyi mibare irazamuka igera kuri 50%. Numva byibuze abaturage 50% batuye Uganda boroye ingurube babasha kuzibonera imiti irwanya sida mu gihe uyu munsi wa none abantu bo bakayibura mu gihe uzasanga hari umuturage wa Uganda utabasha kubona kuri iyo miti uyu munsi wa none ararembye hari aho ngaho ubuzima bumeze nabi ahangaha inkuru n'ubundi yanditswe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza ivuga ko zimwe mu mpamvu zituma aborozi bahaye amatungo iyi miti harimo kuyabyibushya byihuse no kuyavura indwara zitandukanye nyamara hasanzwe hari imiti yabugenewe ibi ngo bishobora gutuma abantu bariye izi nyama imibiri yabo igorwa no kugaragaza umusaruro w'imiti igabanya ubukana bwa sida mu gihe baba bayanduye ahangaha urumva ku muntu urwaye sida kugira ngo arye izo nyama nazo zirimo iyo miti nawe bizamugiraho ingaruka kubera ko azamera nk'umuntu wariye iyo miti cyangwa se wafashe iyo miti kandi atafite ubwandu ahubwo hazabaho nuza gufata kire iri hejuru nyine nuvuga ngo niba yitwa anga ubushakashatsi bugaragaza yuko n'undi wa muntu urwaye sida narya iyo nkoko cyangwa iyo nguru nyine ubwo no kuvuga zaba yafashe overdose noneho naho undi udafite ubwandu wayiriye azaba afashe iyo miti kandi atarwaye urumva nabyo ni ikibazo gusa ahangaha icyo baba bashaka ni uburyo bw'indonke cyangwa bwo gushaka amafaranga vuba ni ukurya akaribwa n'akataribwa ahangaha rero muri Uganda bafite ubwoba yuko bimwe mu bigo bifasha mu gutera inkunga bishobora guhagarika inkunga byageneraga Uganda bitewe n'uko imiti n'ubundi bahabwa aho kugira ngo igezwe ku bantu uyu munsi wa none irimo guhabwa amatungo hano noneho ikigo cya Uganda kigenzura ubuziranenge bw'imiti cyangwa icyo bita NDA cyemeza ko cyari kizi yuko imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida yakoreshwaga mu kubyibushya amatungo uhereye 2014 ariko ngo ntabwo kigeze kiburira abaturage urumva ahangaha naho rero habayeho ibyo twakwita uburangare kuri iki kigo gishinzwe ubuziranenge kuko cyakabaye cyarakoze ubukangurambaga mu buryo bwo kugira ngo hirindwe ko ayo makosa yakorwa ariko ngo ntabwo kigeze kigera gute kiburira abaturage hano Amose Atumanya umugenzuzi mukuru w'iki kigo yabwiye inteko ishinga amategeko ko icyo kigo cyari kibizi ko iyo miti yahabwaga ingurube n'inkoko mu kuvura ayo matungo Atumanya yavuze ko ku bantu gufata ingano nto y'iyo miti mu biryo bishobora guteza ibyago abyumvishe byandi twavugaga ariko kuva avuze ibyo ikigo cya NDA cyagerageje kumvikanisha ko nta gikuba cyacitse igikuba kiba cyacitse kuko gufata ibyo amatungo atagenewe ukabibihereza
hari abantu buriya uba urimo kugira gute gufasha kwihutisha ubuzima bwabo kurangira. Urumva hari benshi baba barimo kuhatakariza ubuzima bakabaye barimo gufashwa. ariko nizere yuko inaha ngaha bitahaba, ubwo ndavuga mu Rwanda. Ntabwo biramenyekana ariko nizere ko bitaba ibyo bintu badashobora kubikora kuko byaba ari ikisi, byaba ari ishyano. Hari abasaza bajya bavuga ngo ni ishyano. Hanyuma raporo ya vuba aha ya kaminuza ya Makerere n'ubundi wari ndumva wabigaseho yasanze izirenga 1/3 cy'inkoko zasuzumwe na 50% by'ingurube zasuzumwe zari zifitemo udusigisigi tw'imiti igabanya ubukana bwa sida izwi nka ARVs. Babyumvise. Inyama zakorewe ubushakashatsi zaguzwe ku masoko yo mu murwa mukuru i Kampala no muri mujyi wa Lero muri Nyaruguru y'igihugu. Urumva rero David, ibintu rwose ntabwo nge numvaga ko binashoboka, ariko hariho n'ibindi bintu, hariho n'indi miti ubundi yakabaye ikoreshwa n'ubundi ayo matungo agasa nkaho agira iyo mibyibuhire. Urabizi ko hari imiti y'ano matungo ya kijyambere, hari uburyo ki afashwamo mu kororoka vuba kandi byihuse. Rero ntekereza yuko hari imiti yakabaye ibugenewe yakoreshwa kuruta uko bakoresha bino binini by'ingurube. Reka rero ino nkuru tuyiveho tujye muri Kongo cyangwa se muri Repubulika Twigiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku makuru akunda kugarukwaho ndetse benshi cyane bashaka kuyumva ngo ni ibiki byaramutse bivugwa hakurya y'u Rwanda mu baturanyi. Ni ukuvuga ngo umugaba makuru wungirije w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe ibikorwa by'ubutasi General Major Nduru Charigonza kuri uyu wa kane yasuye ingabo ku mirongo y'urugamba, aho bita kwirasaniro. Hanyuma uyu mujenerali yasuye FARDC mu birindiro bitandukanye ifite uduce imaze igihe irwanamo n'inyeshyamba za M23. Hanyuma ni uduce turimo Kitabi, Trois Antennes, Kanyamahoro, Kibumba, Rusayo na Kibumba. Ubwo ni muri bya bice n'ubundi aho zabera imirwano na Mubambiro nko muri teritwari ya Rushuru na Nyiragongo. Hanyuma muri utu duce Nduru yagiye aganira n'abayobozi b'imitwe itandukanye ya FARDC. Hanyuma umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Guillaume Njike Kayiko yavuze ko uruzinduko rw'uriya mujenerali ruri mu rwego rwo kwereka abaturage ko FARDC idasinziriye. Ati FARDC ntabwo isinziriye, murabibona turi tayari kugira gute kurwana urugamba. Hanyuma hano yego ntari nabigarutseho cyane. Icyo hano yashakaga ngo kugaragaza nuko mbese baba bari tayari igihe cyose bashobora guterwa ngo bakitabara. FARDC ni mu gihe ariko rero nubwo avuga ibi ngibi ku mirongo y'urugamba, ariko urabizi ko M23 nk'uko bigarutse hano baba bahanganye. Yari imaze igihe n'ubundi yaretse tuno duce yarigaruriye, ariko ahangaha basa nk'aho bakomozaho yuko mbese ngo ariyo baba biteguye. Kuko uyu munsi wa none usanga ibintu byose igisirikare cya Kongo gikora, uyu munsi wa none icyo gishaka no guhangana na M23 kuko warayibonye ba M23 imaze kwigarura ibice bitandukanye hariya, nibwo hatangiye gukazwa imyitozo ya gisirikare, barakora mu buryo budasanzwe ndetse ntabwo basibye no kugura imbunda. Bagiye bagura intwaro hirya no hino, urabizi nibwo ziraskoyi zazanywe, imwe ninjira no ku butaka bw'u Rwanda urabyibuka iranaraswa. Ndetse n'uyu munsi wa none ubona ko iki gihugu kikiri mu myitozo ikomeye cyane, bifuza yuko basubiza inyuma inyeshyamba za M23 nyuma yuko kino gihugu cyo kivuga ko kitagomba kujya ku meza y'ibiganiro n'abagize uyu mutwe.
ibi bije n'ubundi nyuma y'imyigaragambyo yari imaze iminsi igoma ndetse yapfiriyemo abantu barenga 160 ariko leta ikemeza ko ari 50 ngira ngo ni 50 niko leta ivuga ariko société civile n'abandi bagaragaza yuko ari barenga 160 ndumva amakuru nyaherukira barengaga 160 ari nabwo hafashwe bamwe mu basirikare barindago mu Kisekedi ngo bagafungwa ariko abantu bakavuga yuko ari ibyanyirarureshwa ari nka diru batazagezwa imbere y'ubutabera kugira ngo baryozwe ibyo bakoze. Bamwe bakavuga batahubwo bagiye kugenda bagororerwe bagiye kwibera mu bundi buzima. Nabonye ndima ni uriya Constandima batubwiye ngo yarafunzwe. Ejo ndumva narabonye akavideo ke ngari kwa amafoto ye ngari kwa muganga mu gihe bavuga ko yagiye muri gereza ya Makara ariko abasesenguzi bavugaga ko cyangwa se abakurikiranira hafi ibibera muri Kongo bavugaga ko atazafungwa ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo bamugororere bijyanye n'ibyakozwe mu mujyi wa Goma cyangwa se akaba yanajyanwa hanze akajya kwiberaho mu buzima bwiza bijyanye n'umusaruro ngo bari bamwitezeho yagize gute yakoze. So urumva rero ni bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ubwo no kuvuga ngo uyu generali ni agashinguracumu ko kugira ngo ngabe yakwerekana ko ibintu byose baba bari tayari ariko ugasanga ntabwo bivugwaho rumwe. So ndumva ari ibyo twavuga muri iki gitondo hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wenda twajya kuri iyi nkuru yindi yivuga yuko yo muri Ukraine. Ko drones za Ukraine zahanuriwe hafi ya Moscow. Kugeza kuri ubu ngubu ntabwo ibintu byoroshye, nta n'icyerekezo gihari kigaragara gifatika ku buryo umuntu ashobora kuba yavuga ngo mu myaka iri imbere intambara ihuje Uburusiya na Ukraine twavuga yuko izaba iri ku rwego urunuru, kuko hano bakubwira yuko Uburusiya bujya gutera Ukraine bwumvaga ko ari intambara izaruba mu kwezi kumwe igahita irangira. Ariko ku nkuru nyinshi tugenda tubona ugenda ubona ko uyu munsi Ukraine ishobora kwigaranzura Uburusiya, twumva ibitero byabaye i Moscow bigizwemo uruhare na Ukraine. Kuri ubu ngubu rero kiri kuvuga nuko ngo drone za Ukraine zahanuriwe hafi ya Moscow, akaba ari indege za Ukraine zitagira abapiloti zahanuwe zigiye kugera mu murwa mukuru w'Uburusiya Moscow mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 7 Nzeri, ubwo hari ku munsi w'ejo nyine mu rukerera. Ibinyamakuru byo mu Burusiya bivuga ko izi ndege zikekwa kuba zari zigiye kugaba ibitero zanahanuwe mu mujyi wa Rostov uri mu majyepfo y'Uburusiya ndetse n'uwa Bryansk. Aho hose niho izi ndege z'abanya-Ukraine zarasiwe. Ibiro ntaramakuru TASS by'Uburusiya byatangaje ko inyubako 3 zangiritse mu mujyi wa Rostov ndetse n'umuntu umwe agakomereka kuko hari drone yahanutse mu gace karimo abantu. Mu mujyi wa Moscow indege ya drone yahanuwe igeze mu majyepfo ashyira uburasirazuba Burusiya, kandi bwavuze ko hari ibindi bitero bya drone byagabwe mu mujyi wa Zaporizhia wahoze ari uwa Ukraine ukigarurirwa n'Uburusiya, ukaba ubarizwamo inganda zitunganya ingufu za nucleaire. Hose ni bivugwa nyine muri Ukraine ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ino ntambara itandukanye n'izindi utikubera iki? Ntabwo hajya hagaragara umubare w'abapfuye. Ahangaha kaze wenda mbikwereke, hari mu minsi yashize bagendaga bagaragaza abapfuye mu ntambara ihuza Uburusiya na Ukraine. Ahangaha barakubwira yuko abantu bamaze gupfa, abamaze gukomereka babaye casualty bafite ndashaka umbwira abamaze gupfa. Amaze gupfa abantu 42,000 kuva yatangira. Abangaba nibo babarwa. Noneho bakavuga yuko aba ni abasivile, abaturage basanzwe. Noneho mu gisirikare cya Ukraine hamaze gupfa
abantu ibihumbi biri hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 100 ubwo n'abasirikare mu gihe abakomeretse babarirwa mu bihumbi 120 bakomeretse muri totali. Ahangaha ni ku ruhande rwa Ukraine. Hanyuma ku ruhande rw'Uburusiya none ikindi hari ikindi bita hari n'abakozi bo muri leta nyine ya Ukraine aho naho harimo abagiye bakomereka. Turebe no ku Burusiya ibyo batubwiye aho ni ku ruhande rwa Ukraine. Okay. Maze gupfa gusa ni ikigaragaza yuko nta gahunda yo kurangira vuba kw'ino ntambara kuko usanga uyu munsi ni amaseri. Ejo Ukraine yagabye igitero, ejo Uburusiya noneho na Prigozhin w'Uburusiya ntabwo akiriho, nubwo bamwe bavuga ko akiriho, wenda niwe bari kuzajya bifashisha bakavuga bati dukorera akazi. Ahangaha rero dusanga hamaze gupfa abantu bagera ku bihumbi 120 bari hagati y'ibihumbi 120 n'170 mu gihe abagera ku bihumbi 180 bakomeretse cyangwa se bafite imvune. Abona ni ku ruhande rw'igisirikare cy'Uburusiya. N'aya makuru nyine ahari nuko mu Burusiya bimeze. Gusa nyine wenda ngiye icyo nagarukagaho cyane nuko nk'uyu munsi ushobora kumva batanga raporo nk'uko urabona nk'ukuntu muri covid byabaga bimeze, bakavuga bati uyu munsi n'uyu handuye aba n'aba byagenze gutya na gutya, ariko muri ino ntambara yo muri ibi bihugu ntabwo nyine bakunda kubigaragaza sur place. Ahangaha kenshi usanga bafite ubwoba bwo guca abasirikari intege. Ntabwo uzajya kugaragaza imibare umubwire ngo bagenzi bawe bapfuye, urumva nta cyizere yaba agifite ku rugamba, avuga ati nanjye isaha n'isaha nshobora kuba napfa. Ni ibyo rero David, ndumva twasoheza ariko tukabanza tugasuhuza abakunzi bacu. Twagira abo dusuhuza bakurikira inkuru n'ibiganiro byose bitambuka ngaha. Hari abantu badahwema kudukurikira ndetse bakandika muri commentaire bakagira ibyo batubwira bavuga bati bigezweho iwacu bimeze bitya. Reka dusuhuze abantu badukurikiye mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo cya mu gitondo bagaye comment. Harimo uwitwa Chantal Makulaza ndetse n'uwitwa Amani GP. Yavuze ati turahabaye, reka tumusuhuze cyane. Dusuhuze uwitwa Singleto Jojo, n'umwe mu bakunzi ba bwiza.com. niwe muntu ubona ikiganiro bwa mbere leta ateraho comment. Turamusuhuje cyane, turamusuhuje ndetse n'abandi benshi badukurikira batuje. Reka tubwire ko muri abagaciro gakomeye cyane. Hanyuma ariko hari n'abandi nka ba Chris Jenny, ba Marie Goretti, tukamwibagirwe nawe. Ni umuntu wacu cyane. Dusuhuze Sef Kungaruye, dusuhuze Sengleto Jojo, dusuhuze ndi twasuhuza harimo n'uwo bita Mimi Toyota. Yego. N'undi bita Chantal Makulaza wari wamusuhuje ngira. Alexis Gasirabo, uwo bita Hussein Kabirika nawe turamusuhuje. Ubwo na Karangwire Epifani. Hakaba n'uwo bita Habyarimana François nawe turamusuhuje. Uwo bita Fraterine Kibogora nawe turamusuhuje cyane. Uwo bita Gaspard Ndame nawe turamusuhuje. Ni abantu benshi cyane. Reka twongereho n'uyu bita Ndaruhutse Damien. Abo bose ni abakunzi bacu, turabasuhuje. Tunababwira yuko bakomeza kujya batuba hafi mu biganiro byose dukora. So rero reka tubabwire ngo mwakoze aho muri hose kubana natwe. Ikiganiro Isanzure naho kuwa mbere kuko uyu munsi ni kuwa gatanu. Umunsi wo kuwa gatanu. Yego, abantu bitegura isabato, bitegura weekend. So rero twavuga tuti muzagire weekend nziza. Ubwo ni mu kiganiro Isanzure of course. Tubifuje
kuzagira ishya n'ihirwe. So mwakoze kubana natwe rero, njyewe ndi Fred, nanjye nitwa David Nahungiro. bye.